nugira ibyago byo gukanguka saa 9 z'ijoro, dore ibintu uzirinda gukora. Naho ubundi uzabe witeguye kwirengera ibiri bukubeho. Abantu benshi bavuga ko ari amasaha ari mabi cyane ku bigendanye n'imyuka mibi igiye itandukanye. Ikintu cya mbere, irinde kureba muri miruwari iryo joro, kuko ushobora kurebamo ukabona ikintu gitandukanye n'icyo wari witeze. Irinde kuvugisha inyamaswa zo mu rugo nk'ipusi, kuko buriya zisensinga ibintu twe tutabona. Ushobora kuyivugisha ukikirizwa n'ikindi kintu. Niba ukangutse ukabona umuryango cyangwa urugi rukinguye, ihutire guhita ufunga vuba vuba bishoboka. Niba uri gutekereza ko hari nk'ikintu cyaba kikureba, kirengagize wihindukira. Telefone niguhamagara ukabona ni nimero utazi, wiyitaba, kuko ushobora kuba witabye ikindi kintu kitari umuntu. Nubona kandi ari nk'ibintu byangiritse mu nzu, subira mu buriri usenge, kandi icyaba cyose ntiwongere gusinzira. Hagarika kandi nonaha kuryama utiyoroshe ibirenge. Burya ni bibi cyane kuryama ibirenge utabyiyoroshe. Nakubwira ngo bihagarike nonaha kubw'umutekano wawe n'amahoro yo mu mutima. Amasaha ya nijoro nibwo iyi myuka mibi ibikora. Iyo waraye rero utiyoroshe ibirenge, iyi myuka ibibona nkaho ari invitation uri kuyiha. Abantu bagenda batanga ubuhamya butandukanye ko iyo baryamye batiyoroshe ibirenge, barota hari ibintu bari kuganira nabyo, abandi bagakanguka bumva batazi, batibuka neza, ariko bumva ko hari ikintu bari kumwe nacyo kibakorakora ku mano no ku birenge. Ni byiza rero kurara wiyoroshe ibirenge uko byasa kose, ubushyuhe ubwo ari bwo bwose waba ufite, kuko burya cya gihe ibintu byose biba byacecetse mu rugo, niho iyi myuka ibonera igatangira gukora. Mujye mubyitaho rero kandi cyane. Niba byarigeze kukubaho, nawe wadusharinga experience muri comment. Ese wari ubizi ko kumva nk'ijwi riguhamagaye nyamara nta muntu uguhamagaye burya ntago ari ibintu biba bihuriranye? Ahangaha rero aba ari ukwitonda cyane. Burya hari igihe bishobora kuba ari nk'ijwi wenda ry'umuntu wakundaga cyangwa ry'umubyeyi wawe utakiriho, cyangwa se bikaba ari nk'ijwi wenda ry'uburinzi, ry'imyuka nyine ariko ikurinda mu buryo nawe utazi. Gusa niwumva ari ijwi ukumva ijwi riteye ubwoba, icyo gihe ujye ubyitondamo. Hari igihe aba ari imyuka mibi nanone iguhamagaye ishaka kukugiraho access kugira ngo muvugane. Kirazira rero kwisubiza cyangwa se ni kuvuga nka kumwe dusubiza ngo uwo ninde, ngo cyangwa ngo ninde uri aho ngaho. Ijambo ryose kiba kizira kurivuga. Byirengagize usenge, nta jambo rindi uba wemerewe kuvuga, kuko nibwo uba werekanye ko nta karibu uhaye iyo myuka mibi. Hagarika kandi kwivugisha mu gihe uri wenyine. Ubusanzwe ibi tubifata nk'ibintu biri aho ngaho, ngo ni ugushyira ibitekerezo ku murongo, ariko mu yindi si itandukanye niyo turebesha amaso ntago biba bisanzwe. Ubundi guceceka biri mu bintu bidutandukanya n'iyi myuka ibitembera kuri iyi si yacu tuba tutabonesha amaso. Rero nk'iyo uri mu cyumba wenyine cyangwa uri ahantu ha wenyine, kwivugisha bifatwa nk'aho uri guha karibu, uri guha invitation y'imyuka iri aho hafi, kuko ibitegereje sinyare yuko wayiha karibu. Aha rero hari ikintu giteye ubwoba. Nubikora ukumva muri wowe urahindutse, ukumva akantu k'akayaga gahuha buke buke, cyangwa se amajwi ameze nk'ahuhera ukuntu, garukira aho ngaho, kuko icyo gihe iyo myuka irakomeza gukurikire buri cyumba cyose ugiyemo, ntago iri buhagarare. Irindi jambo rero wavuga birafatwa nk'aho uba uri muyiha karibu, muganira, mukomeza mucata. Ikindi, hagarika none ahangaha kujya uraza imyenda hanze yanitse. Ibi tujya tubifata nk'ibintu bisanzwe, ngo ni ukugira ngo imyenda buke yumye, ngo ni ukugira ngo akayaga karare kayihuha, ariko burya ni bibi cyane. Burya umwenda ntago ari ikintu gisanzwe, ikintu ushyira ku mubiri wawe. Iyo rero uyirajije hanze
mu ijoro, mu gicuku, ahantu hatabona, hari imyuka irara itembera ishobora kuyigera ndetse inatemberamo. Aha rero hari ikintu giteye ubwoba cyane. Burya wa mwenda ukunda cyane, iyo iyi myuka iwugezeho ikinjiramo, iyo igiye ntago igenda yose, hari isigaramo. Aribwo cya gihe ushobora kwambara bukeye ukumva wiriwe nabi, mudu yawe igahinduka, ukajya wiyumvira ibyiyumviro bigiye bitandukanye. Ni ukubera za mbaraga mbi, za mbaraga z'umwijima ziba zagiyemo. Ntuzatekereze ko kubura injangwe wari utunze ari ibintu bihuriranye. Ushobora kutabyumva, ariko burya hari imbaraga zindi ziba zibyihishe inyuma y'iryo genda ry'iyo njangwe. Buriya igitangaje, ipusi ishobora kuba yaraje mu buzima bwawe ari nk'umurinzi wawe, kuko iba ifite ubushobozi bwo kudetekita imyuka mibi ishobora kukwangiriza ubuzima. Buriya rero kwa kundi iba ikuri iruhande, muri kumwe, iba ikurinze mu ibanga rikomeye. Iyo rero igihe kigeze ikagenda, ntago aba ari ibintu bihuriranye, ahubwo ni uko misiyo yayo iba irangiye. Kuko buriya igira ubushobozi, hari ukuntu nk'imyuka mibi igiza nka nijoro, imwe ishobora kukwangiriza ubuzima, ikabifata ikayiburisha ikayijyana kure. Mbese mu yandi magambo, ikakurinda iyo myuka mibi. Buriya rero ipusi yarinda ubuzima bwawe mu buryo utazi. Ntiwibagirwe gukora subscribe. Ciao, reka duhure muri video zikurikiye.